Muraho neza abateze amatwi Kagoma y'Ipaya, nanone tugarukanye n'umusesenguzi wacu bita Shaggy. Ubushize Shaggy watubwiye yuko rwiyemezamirimo cyangwa se ikibazo cy'abantu bajya gusaba akazi barize bitaba bikwiye. None turagira ngo udushyirire umucyo kuri icyo kintu. Kwiga se byaba ari ikibazo cyangwa se dusobanurire mbese muri rusange? Veja amakuru ki? Ni meza cyane. Urakomeye. Cya kiganiro nawe cyagushyizemo urujijo se? Cyashyizemo urujijo, turagira ngo dusobanurire neza byimbitse. Nta kibazo, nta muntu byagateye urujijo, kuko ikiganiro kiba gikozwe mu kinyarwanda kandi ku buryo bwumvikana. Icyo twavuze tuzarema ahangaha kuri Kagoma y'Impaya ni rwiyemezamirimo ushoboye, ufite imbaraga. Iyo yize rero birushaho kuba byiza. Icyo nashaka kuvuga ni uko ku isoko ry'umurimo hanze abantu bize bafite amadiplome ntago bakunda kujya mu bintu bibatera risike. Buriya kuba rwiyemezamirimo ni risike. Ni ugufata, iyo wemeye kuba rwiyemezamirimo ni ukuba hejuru y'ingorane. Abantu bize rero batinya kuba hejuru y'ingorane. Akavuga njyewe nzajya gufata amafaranga y'umuntu utarize ariko wiyemere kuba hejuru y'ingorane. Utangiye kubyumva noneho? Noneho rero umuntu wize we usanga atinya ingorane, akavuga ati aho kugira ngo ngire ingorane narize ariko ntago nzajya gukorera hejuru y'ingorane, ahubwo nzahiba mfate makeya atarimo ingorane. Ndumva utangiye kubyumva. Bantu mudukurikiye, kwiga ni byiza. Reka se naho ntanze urugero rw'abantu babiri, umwe utarize undi yarize. Noneho uyu utarize kubera ko acikirije amashuri ahise ajya kwikorera ku giti cye, nyine ahise ajya kwikorera ari rwiyemezamirimo. Ugize amahirwe agakomeza kwiga, we arashaka ubwenge buri hejuru, nyine agiye kuzamura nivo ye mu bwenge. Urimo kubyumva? Cyane. Nuko tutari ahantu wenda kuri kamera, ariko mwihangane. Byibuze buri wese wumva iki kiganiro ace inyuguti ya va. Inyuguti ya va ntuyireba? Ndayireba cyane. Ace inyuguti za va ebyiri. Va ebyiri. Noneho namara kuzica hanyuma tugendane buri kimwe kimwe. Iyi va iraba iherereye ibumoso, ni va y'umuntu ukomeje amashuri. Va iri iburyo ni va y'umuntu we ugiye kuba rwiyemezamirimo wacikirije amashuri. Va ebyiri, iri ibumoso niyo ukomeje amashuri, iri iburyo niyo ucikirije amashuri, akavuga ati njye ngiye kwibera rwiyemezamirimo. Inyuguti ya va ibigaramye ireba hejuru. Ni udukoni tubiri ubundi duhuye hasi ahantu hasongoye, hanyuma tureba hejuru. Noneho hariya hasi aho duhurira ni kuri zeru. Ari kuri va iri ibumoso shyiraho zeru, aho bihuriye hasi turiya dukoni, n'iburyo naho ushyireho zeru. Bivuze ngo aba bantu bose ari uri gushaka ubumenyi atangiriye kuri zeru. Ari n'ugiye kuba rwiyemezamirimo nawe ari kuri zeru. Izi nyuguti unabyumve neza, imwe iri ibumoso indi iri iburyo. Niyo mpamvu umuntu wiga burya aba ari ibumoso bw'umuntu utariga. Niyo waba uri rwiyemezamirimo ungana gute, ariko kenshi ibi bintu ubona aba ari ibintu biri kontreri cyane. Ndibuze kubivuga impamvu. Aha hantu bari kuri point hasi hari zeru, ugiye kwiga arazamukira ku gakoni k'ibumoso. Niko arazamukiraho k'ibumoso. Nagera hejuru wenda tuvuga yuko yararangije amashuri 6 yisumbuye, ahise akomereza ku gakoni k'ibumoso, ahise abona dogitora. Arangije kaminuza abonye dogitora. Ubwo ni ukuvuga ngo hasigaye kandi gakoni karimo hagati k'iruhande rw'iburyo kuri iyo va. Noneho uwakomereje hano ku ruhande rw'iburyo ugiye kuba rwiyemezamirimo, nawe ahereye hasi kuri zeru ahazamukira kuri ka gakoni k'iburyo, nawe agera hejuru ahise atunga amamiliyoni. Bose icyo bashakaga bakigezeho. Ndashaka gusobanura impamvu yo kwiga. Impamvu yo kwiga ubwa mbere ubonye nyine ubonye nivo, ukabona diplome nziza cyangwa se lisansi nziza, ni byiza cyane. Ariko iyo lisansi uyibonye ntugire amafaranga
ngira ngo warogerete. ntacyo bimaze. Bivuze ngo kwiga ni uko ubona n'amafaranga, sibyo? Uri impamvu yo kwiga ni iyi. Impamvu yo kwiga ni ukugira ngo mbone diporome, cyangwa impamvu yo kwiga ni ukugira ngo mbone diporome ariko mbone n'amafaranga. Diporome izakubyarira amafaranga. Izakubyarira amafaranga. Ndumva dutangiye kumvikana rero. Cyane. Noneho rero kuri aba bantu kuri cya gishushanyo cyacu twakomerezagaho, uyu muntu watangiye kwiga yageze hejuru abadogiteri. Uwabaye rwiyemezamirimo nawe yageze hejuru, nawe arimo kubabara mu mamiliyoni. Aba bantu babiri, ari ufite dogitora, ari n'ufite amamiliyoni, ukeneye undi cyane ni uwe. Ukeneye undi cyane. Ufite dogitora akeneye ufite amamiliyoni. Ufite amamiliyoni buriya akeneye ufite dogitora cyane, aramukeneye cyane. Oya, ukeneye undi ufite dogitora ni ukeneye ufite amamiliyoni, azajya gushaka amafaranga. N'amafaranga ariyo yaba. Ndumva utangiye kubyumva rero. Ni ukuvuga ngo nibyo koko, uno muntu ufite amamiliyoni we nabona hari ahantu akeneye akazi, aratanga umuntu ufite nivo ya dogiteri. Nashyira umurimo ku isoko akavuga ati mfite hano umwanya ukeneye dogiteri, haraza abadogiteri 100. Ariko nta munsi uno muntu w'umudogiteri azakenera bano bantu bafite amamiliyoni, ntabwo bizagira bibaho. Nta munsi n'umwe bizabaho. Noneho rero ikikurikiyeho kuri twa turongo two hagati twasizemo rero, nitwo tugiye kureba cyane, kuko twabonye inyuguti ya V, bose umwe yazamukiye ibumoso, undi azamukira iburyo, kandi bose bagezeyo. Noneho uno muntu ufite amamiliyoni abonye ko isi irimo kwihuta, akeneye umuntu ukoresha mashine, akeneye umuntu ukorera ku mbuga nkoranyambaga ibintu nk'ibi byose turimo. Noneho akeneye umudogiteri. Noneho atanze isoko ry'umurimo. Wa wundi wa mudogiteri asa naho agarutse hasi kuri zeru kugira ngo azamuke kuri ka gakoni. Yagiye guca ahandi wundi yaciye. We yaciye. Noneho uyu nguyu we uri hejuru ku mamiliyoni, we ntabwo aramanuka hasi, ari icyamira hejuru, ahagarare hejuru kuri ka kantu za dogiteri ariho, avuga ati ariko ni umuntu ufite dogitora, ntereka ahangaha. Yego. Ariko kubyumva, umwe aramanutse, yego, undi we aracyamye, yigumiye hejuru, ubwo aracyamye hejuru. Urumva undi aracyavunika, agiye gutangira hasi. Ingorane z'uno muntu ufite dogitora rero ari buze kugira ni ukuvuga ngo hano hantu agarutse kuri zeru harasuzuguritse. Yego, harasuzuguritse, bivuze ngo agarutse ahantu hasuzuguritse. Noneho aragira ngo wa muntu uri hejuru byibuze amurembuze, amusangeyo. Aramusangayo, amwereka intebe koko na ya lisansi ye cyangwa se ya nivo ye, ayizane ayicarane hahandi hejuru. Wa wundi nashaka ari buze gukora areba ibyo wa wundi yize imyaka 7 cyangwa imyaka 10 abikora, arimo arabyiga, ashobora kumukoresha n'amezi 3 akavuga ati nino telefone ya iPad, ati ndayimenyere, ubwo akazi kanagushakirwa kararangiye. Hanyuma yongera asubire hehe ahandi kuri zeru hasi. Icyo nashaka kuvuga ni iki cyo korea. Nshime leta y'ubumwe nuko uyu munsi turimo kubona koko abantu bari no mu myanya ya leta ariko banakora rwose, bafite amafamu meza y'inkoko, bafite amafamu meza y'ingurube, bafite imirima myiza inoze, urimo urabyumva, irimo intoki, irimo ibirayi rwose. Kandi abo bantu rwose felicitation, ndabishima cyane. Nuko ubundi mbere mbwira abana bari ku ntebe y'ishuri uyu munsi, nuko kwiga ari ukuzamura ubumenyi, ariko ubumenyi buzabyara amafaranga. Ni ngombwa nimba ugize amahirwe koko ukabona ubonye buruse, genda ujye gukora, ariko ugenda ukenguza hirya uti mbese buruse yanjye ninyirangiza nzaza kwikorera iki? Noneho wa wundi wanyuze hariya kuri ka gakoni k'iburyo ka rwiyemezamirimo, urabuzamuka hahandi hariya, ariko ugenda unazamuka kuri ka gakoni gahoro gahoro, byose bibarasinga ku buryo byose bigendana, ku buryo ka gakoni nubwo mutazahurira kuko we nibyo arimo, ariko wenda uzarangiza ubone dogitora ugezemo hagati ku bijyanye na rwiyemezamirimo bizi neza, bizageraho aho kugira ngo aze kugukenera, ahubwo uzavuga uti ahubwo ngewe ndabona dogitora yanjye nyirangije, reka ntabwo ndahera kuri zeru, kuko kuri zeru narenze ko mfite ibitekerezo bya pratique, reka mpite nzamuka muri ka gakoni, kuko nabyo ubwo nigaga nshaka kuba dogiteri n'ibindi narabirebaga. Nicyo nashatse kuvuga. Shyire ibintu mu mucyo, kwiga ni byiza, ariko umuntu yiga ashaka iki? Amafaranga. Kwiga utabonye amafaranga wavuga ngo warize? Oya, ntacyo byari. Ni ukuvuga ngo twiga kugira ngo tubone iki? Amafaranga. Nicyo kintu navuze. Ni ukuvuga ngo rero
abantu bakiri ku ntebe y'ishuri uyu munsi ndetse n'abayirangije bari mu byo twita akazi cyangwa se batari babona akazi nibagaruka hano kuri zeru. Aha kuri zeru rero haragoye kuko umuntu nimba ari dogiteri kuza guhera kuri zeru kuko umuntu wize yanga gusuzugurwa. Rwiyemezamirimo twe turasuzugurwa. Njyewe nimba nkukeneye amafaranga we nusuzugura. Icyo ngushakaho ni iki? Ni amafaranga. Nimara kubona amafaranga uzavuga uti wa muntu yarakize yabaye boss, uzaza umwubahe. Uzaza unyubahe. Ariko no muntu ufite impamyabushobozi ya dogiteri kugira ngo azaze agaruke hahandi hasi kuri zeru ayifite, ibyo ni nabyo bijya bigora abantu. Ni nakirwa arabungana ya lisansi ye ya nivo ye avuga ati nizi ibi ni mu mpakazi, nizi ibi ni mu mpakazi. Ariko uyu munsi aba bantu nibazamuka inove bakayizamuka na yose inyuguti ya v agahera kuri point hasi akazamukira iburyo n'ibumoso kuri inyuguti ya vaye, azagenda yicare hejuru yayo ahicare neza adakeneye ko hari umuntu uzamuha icyo bita akazi, ahubwo azazamuka nawe afite icyo bita akazi. Azaba akubye kabiri uko afite byose. Azaba ararasa inyoni ebyiri. Urumva uyu munsi abantu barimo baragenda babikora rwose, akiga kandi akanazamuka no kuri ya ntuza ya rwiyemezamirimo. Ni ukuvuga ngo azaba azamutse neza kuko mu gihe ungu yazamukiye nanone ku ruhande rwo hirya azaza aze kumukena namukenera kuko yamubonyeho ubumenyi nyine akora teori agakora na paratike. Azavuga turiya muntu ufite na bizinesi azamuha umushahara uri hejuru kuko wowe uzanamutegeka nawe uzamubwira uti ariko nubwo nje nanjye mfite business yanjye nkontorora tuzajya dukorana ku masaha nkubwira intu na amasaha 2 urampaye angaye kuko agukeneye nyine kuko icyo gihe azaba agukeneye azayaguha hanyuma nawe uze umukore byawe. Navuga ati iminsi twabaranye irarangiye uzisubirira hehe muri business yawe, ntabwo uzagwa muri koma uvuga uti baransezereye. Icyo dushaka kuri Kagoma Empire ni iki? Urumva nuko turema rwiyemezamirimo ushoboye ufite imbaraga udatinya risk. Murabyumva, udatinya ingorane yahuramo nabyo, ahubwo tugakura abantu mu cyo bita ingorane. Kuko uyu muntu uzamukiye ku gakoni k'ibumoso gusa ahava n'ubundi nta kintu afite, akahava avuga ati ngiye gushaka akazi. Wa wundi akamuha icyo bita akazi katari akazi, ko nkubwiye ko namara kumenya kwisetingira kamera ntabwo azongera gukenera. Tusubiyeyo ni gukenera babirukana neza ababozi. Avuga ati uyu munsi ntuze n'ejo ntuze nzanguhamagara ukagenda utegereje telefone yasona ukumva uko ndeba ari wowe. Burya bayakwera iminnye ugasigara telefone ye ivuga ukikanga utumanza boss ampamagaye. Burya bayakwera iminnye aba yagukuyeho. Bantu bo dukurikiranye bino biganiro byacu dushyira kuri Kagoma Empire, icyo dushaka ni ukurema rwiyemezamirimo ushoboye. Ubundi ababikora barize barazamukiye kuri v iburyo n'ibumoso babikora neza cyane kuko aba yarabyize aba bifite mu mutwe, kandi abagenda yiga abafite ikintu arusha uriya muntu utarize abagifite rwose cyinshi kuko ibintu byose abikora yandika. Nibo ushobora kujya kubona ukabona agize amafaranga menshi ukabona yangaje umukontabure. Kenshi abantu batize ubona bafite nivo yo kwangaje umukontabure ariko ukabona byose aracyabyibarira. Gashaka kubyigana nabyo ukabona byose aracyabyiganana nabyo. Ukabona arakora izamu n'injoro arakora byose niwe witwarira imodoka niwe ugira gute niwe byose ugasanga byigana nabyo. Ariko abo bantu bari intellectuel usanga bo babikora neza mu buryo buri smart. Bivuze ngo icyo navuze ngo icyo dushaka ni rwiyemezamirimo ushoboye udatinya risk, ahubwo kuko we yize nta risk azagira kuko nk'abatarize ntibandika, ariko wazajya bikora yandika avuga ati iki gihe muri uku kwezi nashoraga aya ngaya, muri uku nguku ngize aya ngaya, muri uku kwezi nagize risk zimeze gutya, muri uku kwezi risk zaragabanutse. Abikora byose ari ibintu byanditse bigaragara kinyamwuga. Nicyo nashatse kuvuga rero. Hari ikindi kibazo ufite? Nta kindi no mubisobanure neza. Ushize amazeze ntari rwose. Nicyo tuba turavuga. Nicyo kintu cyaryaga ndetse n'abakunzi bacu bakomeje kugenda babivugaho ubona yuko batarimo kubyumva neza, none ubishyizeho umucyo ku bumenyi ndetse kandi ndatekereza ko bisobanutse pe. Urakoze cyane rwose. Urakoze nawe. Shagi murakoze. Icyo twababwira nuko mwajya mukora subscribe maze mukabasha kuba mwasharinga ino video aho ari hose tugakomeza tujyana. Murakoze.